Muraho neza, Yesu nashimwe kandi umwami wacu uri ku ngoma nahimbazwe. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi kandi no kuri channel yacu Women Gardens Ministry. Ni ijambo tugiye gusanga mu Kuva ibice bitatu, turasoma duhereye ku murongo wa 7. Imana ibahe umugisha. Mbere ko turisoma reka tubanze dufatanyirize hamwe dusenge. Mana yacu turakubashye, turagushimye, tugushyize hejuru. Wambaye icyubahiro, wambaye ubwiza no gukomera. Isi yose iri imbere yawe, ibyaremwe byose biri imbere yawe. Muri aya masaha natwe tuje imbere tugushima. Cya mbere tugushimiye ko twemereye umwanya kugira ngo tubumbure iki gitabo. Ndakwinginze ngo uduhe ubwenge kandi uduhe umwuka wera kugira ngo tubashe kumva ndetse no kumvira no gusobanukirwa icyo twigisha ndetse n'icyo uvugana natwe. Uduhe guhakira kuri aya meza rero, kuko ijambo ryawe ari umutsima utera imbaraga. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana wigaragaze, Mwami Yesu, ijambo ryawe ujye uriherekesha ibimenyetso n'ibitangaza, kuko wavuze ngo bimwe mu bimenyetso bizagumana n'abizera, bazasengera abarwayi bakire, bazabaramburaho ibiganza. Niyo mpamvu natwe dusengeye abantu bafite ibibazo bitandukanye, abarwayi, Mwami wanjye, ngo ukuboko kwawe kwiza kubagereho, ubakize kuko uri Imana igira neza kandi uri Imana ishoboye byose. Urakoze rero, ohereza umugisha umuntu wese uri kurebera ijambo, icyubahiro cyose kikugarukire n'amashimwe yose, ni mu izina ryawe Yesu mbisabye nizeye, amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ijambo riri mu Kuva, rifite umutwe w'amagambo ivuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abayisiraheli. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abayisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abayisiraheli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abayisiraheli muri Egiputa? Iramusubiza iti, ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso y'uko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisiraheli nkababwira nti, Imana ya ba sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati, yitwa nde? Nzabasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we. Kandi iti, abe ariko uzababwira Abayisiraheli uti, ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, abe ariko uzabwira Abayisiraheli uti, Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abayisiraheli ubabwire uti, Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti, ni ukuri ndabagendereye, mbona ibyo babagirira muri Egiputa, ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami w'Egiputa n'abakuru b'Abisiraheli, mubwire muti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, dusomye amagambo maremare, ni inkuru ndende. Izi nkuru z'ukuntu Imana yaje kubonekera Mose, ubwo Mose yari ari ku musozi, ngo aribwira ati, reka njye kuragira ku musozi w'Imana. Ijambo ry'Imana rigakomeza ritubwira ukuntu ngo igihe yari atangiye kuragira, yabonye igihuru kiri kwaka umuriro, ajye yitegereza ngo ajye kureba, ijwi rikamubwiramo riti, kwetura izo nkweto zawe wambaye, kuko aho uhagaze kandi aho ugeze aho ari ahera. Imana rero yaje kumubwira amagambo menshi, harimo n'aya ngaya twumvishije. Ibyo ni mu gace kabanje.
Imana iramubonekera imubwira ko ishaka kumutuma, ariko akajya agira gushidikanya nk'umuntu akavuga ati mwami Uwiteka ndinde, ndinde wo kugenda nkahagarara imbere y'umwami, ndinde wo kugenda nkahagarara imbere y'umuntu ukomeye nkavuga ngo Imana yambonekeye. Ese abo bayisiraheli buri kuntumaho nigena nkabibabwira, cyane ko benshi bari abana nta nubwo bari babizi. Uko buryo bisanze muri Egiputa ni inkuru ndende nayo. Benshi bari barahavukiye nta nubwo bari bazi abo basekuruza babo neza, ariko niyo mpamvu Mose yavuze ati nibambaza ngo iyo Mana yacu ni inde. Imana iramubwira ngo uzababwire ngo nitwa ndiho, ndi uwo ndi we, kandi ndi Imana ya ba sekuruza babo. Imana ivuga amazina yabo. Rero umukunzi w'ijambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana icyo rishatse kutwigisha, rirashaka kutwigisha ko umuntu wese uko ari n'uko ameze kose, Uwiteka Imana yamukoresha, kandi ari kumwe n'Imana yakora iby'ubutwari. Ni Imana yitegereza rero, ikareba imibabaro y'abantu bayo, ikamenya ibyo babayemo. Ni Imana yabanye n'ababyeyi bacu bo hambere. Niba waragize umugisha ukaba ufite ababyeyi basengaga, menya ko Imana yabanaga nabo ikumva gusenga kwabo. Ni Imana igikurikirana n'urubyaro rwabo, ikareba uko rubayeho, ikitegereza imibereho. Kandi nimba utari ufite uwo mugisha w'uko wari ufite ababyeyi bari bafitanye imibanire myiza n'Imana, menya ko ari Imana ireba umuhate nawe uri gushyiramo kugira ngo abe wubaka icyo gisekuru, igisekuru cy'abasenga, kugira ngo nawe abazagukomokaho bazahaguruke bazi gusenga bavuga bati Uwiteka Imana yabanaga n'ababyeyi banjye, Imana yabanaga na mama, Imana yabanaga na data. Ni Imana ibasha gutabara, kandi ni Imana ibasha kureba. Ijambo riratubwiye ngo nitegereje, ngo nabasuye, nitegereza imibabaro yabo bari kunyuramo. Ni Imana ijya idusura, iyo ije ntisakuza ngo umenye ngo yaje, ariko ijya idusura ikamenya ubuzima ubayemo. Imana ijya idusura ikamenya uko umutima wawe umerewe. Imana ijya igusura ikareba ibikorwa byawe bya buri munsi, ikamenya niba wishimye cyangwa utishimye. Rero niba uri mu bihe byo kubabara, menya yuko Uwiteka Imana ni Imana ihoza amarira, kandi ni Imana ijya ikura umuntu ahantu hamwe ikamujyana ahandi. Nicyo mbifuriza mwebwe bakunze b'ijambo ry'Imana, wowe uri mu gikombe cyo kubabara, mu gikombe cyo kurira, Imana igusure nawe igukure muri icyo gikombe. Imana ikuvana aho hantu igushyire ahandi, igushyire ahagutse, aho umutima wawe uzanezerwa, ugashimira Imana. Kandi iri jambo ryatwigisha ibintu byinshi, harimo uko kudacika intege, kandi ndetse no kutisuzugura, kuko hari aho Mose yabwiye Imana ngo sinzi kuvuga neza, dore ndadidimanga, ariko Imana iyo yagutoranyije iba yagutoranyije ititaye ku bindi. Rero yaramusubije aramubwira ngo ari abazi kuvuga neza ninjye wabaremye, ndetse n'ibiragi ninjye wabiremye, n'abadidimanga n'abaca amarenga bose ni abanjye. Genda ukore umurimo nkutumye. Imuha umufasha wo kumufasha, ariko sitiri n'ubundi Mose asigara ari we wari kuyobora urwo rugendo. Rero bantu b'Imana, dukunde Imana kandi tuyikurikire, tuyitege amatwi, twumve icyo Imana idusaba gukora, twe kwisuzugura, twe kwiciraho iteka tuvuge ngo ntitwabishobora, ahubwo tumenye ngo Imana iri kumwe natwe idukoresha iby'ubutwari. Niko nawe yabwiye Mose ngo kizakwemeza yuko nari ndi kumwe nawe, nuko abo bantu uzabakura mu maboko y'uwo mugabo, nuko uzabakura muri Egiputa. Ikijya kitwemeza ko Imana iri kumwe natwe rero, ndabizi ko ari byinshi. Hari byinshi ureba ukavuga ati byanze bikunze koko Imana iri kumwe nanjye. Hari igihe uhura n'ibitero ukabona Imana irakurwaniriye, ukavuga ati ndahamya nashidikanya Uwiteka ari kumwe nanjye. Rero bakunze b'ijambo ry'Imana, mwebwe mukunda Imana, mumenye neza ko Uwiteka ari kumwe natwe. Niko Yesu nawe yivugiye, yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Menya yuko Imana iri kumwe nawe mu murimo w'Imana uri gukora. Imana iri kumwe nawe, ikintu Imana yakubwiye gukora icyo ari cyo cyose, kabone n'aho cyagaragara nk'akantu gatoya gasuzuguritse, ariko gikore, kuko Imana ifite impamvu yakikubwiye, kandi ni kubw'umugambi wayo. Ndabakunda rero, tuzabonera mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Irindi ryo jambo umwuka w'Imana yari yaduhaye. Ukunze iyi videwo ukore like kandi uyisharinge. Imana iguhe umugisha, tuzabona mu butaha. Bye bye, ciao.